Imana ishaka gukiza umunyabyaha ni nayo yamuremye, ni nayo iturangaje imbere, kandi tuzagera ku ntsinzi. Imana ihabwa icyubahiro. Rero uyu mugoroba dufite amagambo meza. Amagambo dufite nta yandi magambo, nta bindi bibwirizwa bindi bihambaye dufite amagambo yo gushima Imana. Haleluya. Indirimbo twatangije iravuga ngo iki? Imana ihimbarizwe ibyo yagenje gute? Imana ihimbarizwe ibyo yakoze. Mbese waba wibuka gushimira Imana ibintu yakoze ku buzima bwawe? Buri wese aba afite amateka, buri wese afite ibyo yakorewe n'Imana. N'uyu munsi uramutse wicaye hasi ugatekereza, waba ufite ibintu bikomeye Imana yagukoreye. Ibyo rero nibyo bidutera guturagara tukaririmba, tugahimbaza Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndatekereza haba harimo umuntu mbese utanzi, turebe umuntu utanzi, shyira hejuru. Ashobora kuba ari uwasibye ku isabato, ntawe mbonye, twese turaziranye. Dufite amagambo yo gushima Imana muri uyu mugoroba. Turajya muri Zaburi y'103. Insanganyamatsiko iravuga ngo dushime Imana. Dushime Imana. Ni byinshi mumaze icyumweru mu mirimo yanyu ya buri munsi, abajya mu Musanze, abajya guhinga mu mirima. Imana yadukoreye byinshi byiza, kandi no mu mateka yacu hari ibyo yakoze. Dufite amagambo yo gushima Imana muri Zaburi y'103. Amagambo avuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese muvandimwe wanjye, ni ibiki bikurimo? Ni ibiki bikurimo ukwiriye gutegeka ukavuga uti mwa bindimo byose mwe nimuhimbaza izina ry'Imana ryera? Ibyo ari byo byose reka dusabe Imana kugira ngo turishe imitima yacu, maze habemo gushima Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Maze umurongo ukurikira handitse ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Imana ihabwa icyubahiro. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza. Haleluya. Imana ihaza ubusaza bwacu ibyiza. Imana ihabwa icyubahiro. Agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Imana ihabwa icyubahiro. Umurongo wa 8. Uwiteka ni umunyebambe, Uwiteka ni umunyembabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Izina ry'Imana rihimbaza. Umurongo wa 11. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Haleluya. Mbese ibicumuro byacu Imana yabijyanye kure, ihimbazwe iteka ryose. Nuko maze hepfo haranditse ngo umurongo wa 13. Nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko Uwiteka rigirira abamwubaha. Haleluya. Ababyeyi bagirira imbabazi abana babo. Ariko nshuti zanjye bavandimwe, Imana yacu ni umubyeyi uruta ababyeyi bo ku isi. Nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko arigirira, niko Uwiteka arigirira abamwubaha. Kuko azi imimererwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Iby'umuntu iminsi ye imeze nk'ubwatsi, nk'ururabyo rwo ku misozi, niko ashisha. Kuko umuyaga urunyuraho rugashira. Urwo ni uruki? Ni ururabo. Kuko umuyaga urunyuraho maze rugahita rushira, maze bikagenda bito. Kuko umuyaga urunyuraho rugashira. Kuko umuyaga urunyuraho rugashira, ahantu harwo ntihazarumenya ukundi. Ariko imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha zahereye kera kose, zizageza iteka ryose. Imana ihabwa icyubahiro. Ururabyo rwo urarubona gutya mu kanya rukaba rurumye, ariko imbabazi Uwiteka zigirira abamwubaha zahereye kera kose, zizageza iteka ryose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mbese bana Imana, Uwiteka atugirira imbabazi, yego, zahereye kera, zizageza iteka ryose. Umurongo ukurikiraho haranditse ngo niko agirira abitondera.
niko agirira abitondera isezerano rye bakibuka amategeko ye bakayakomeza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umurongo wa 22 mu 21 na 22, muhimbaze Uwiteka mwa ngabo ze zose mwe, mwabagaragu mwe bakora ibyo akunda. Muhimbaze Uwiteka mwa mirimo ye yose mwe, mumuhimbarize ahantu ategeka. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Bana b'Imana, mbese natwe ubwacu turi imirimo y'intoki z'Imana? Yego rwose ihabwa icyubahiro. Dufite impamvu zo kuyishima, ihabwa icyubahiro. Zaburi y'ijana nayo iratubwira ngo iki? Dufite amagambo yo gushima Imana. Zaburi y'ijana iranditse ngo, mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye Imana. Haleluya! Uwiteka niwe Mana. Haleluya! Uwiteka niwe Mana. Ndababwiye ngo Uwiteka niwe Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana. Niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime musingiza izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Muri uyu mugoroba nta kindi dufite mu biganza byacu, nta kindi dufite mu mitima yacu, dufite amagambo yo gushima Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, muri uyu mugoroba isomo nkunze cyane muri iyi minsi cyane, ntava aha ngaha ntababwiye. Murebe Zaburi ya 32 umurongo wa 8. Zaburi 32 umurongo wa 8. Zaburi 32 umurongo wa 8. Ni Zaburi ni umurongo umwe, ariko nshaka gutura buri muntu wese uri aha ngaha. Ndakwinginze ngo kuri uyu mugoroba ukubera urwibutso rw'uko twatangiye amateraniro yacu, kandi ibyumweru 2 byose bizarinde birangira iri somo kiri kuryibuka. N'umuntu utabashije kuza aha ngaha ukaba wagize umugisha wo kubuza kumubona, uza kumubwira iyi Zaburi ayigendereho, gahinduka akabando ko kwicumba. Umurongo wa 8 haranditse ngo, nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Haleluya! Ni ibintu bitatu. Nzakwigisha nkwereke inzira ukwiriye kunyura. 2, nzakugira inama. 3, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ni bangahe muri uyu mugoroba bashima Imana ko ijisho ry'Uwiteka ritugumyeho? Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imbere yanjye mafite agatabo kitwa Kubaho nka Enoki, page ya 29. Hari amagambo meza, amagambo avuga ngo, mu gihe dukora imirimo yacu ya buri munsi, dukwiriye kuzamura intekerezo zacu mu ijuru mu masengesho. Haleluya! Mu gihe dukora imirimo, cyagiye uzamutse ujya hari haruguru mu birayi, cyagiye wagiye Musanze, igihe uri kugenda ari hirya hose muri ya mirimo yanyu mukorera mu maduka ntago mpazi, ariko aho hantu hose ugomba kuba uri kubana n'Imana, uzamura intekerezo zawe mu masengesho. Uko kwinginga kwa bucece kuzamuka nk'umubavu imbere y'intebe y'ubuntu. Haleluya! Nuko umwanzi agatsindwa. Uko kwinginga kwawe kwa bucece kuzamuka imbere y'intebe y'Imana, maze gucika intege kose kugatsindwa. Imana ihabwa icyubahiro. Umukristo ufite umutima uguma ku Mana ntashobora gutsindwa. Mana we, ubwo se murabyumvise? Umukristo uzamura intekerezo ze bucece, maze umutima we akawugumisha ku Mana. Mbese tubonye yuko Imana iduhozaho ijisho. Yego, none Imana irashaka ko natwe tuyihozaho ijisho. Umukristo uyihozaho intekerezo akayihozaho ijisho ntashobora gutsindwa. None se bana b'Imana, kuki dutsindwa? Itangazo shaka kubaha: hatsindwa umuntu udafite gifasha. Mbese ibyo mvuze murabyumvise? Hatsindwa udafite gifasha. Imana ishimwe ko twebwe dufite gifasha. Dufite gifasha, niyo mpamvu tuzatsinda. Imana ihabwa icyubahiro.
rero mukristo ugumisha intekerezo ku Mana ntashobora gutsindwa. Nta buriganya bubasha gutsinda amahoro ye. Aya mahoro yawe ufite nta buriganya bushobora kuyakunyaga. Izina ry'Imana rihimbazwe. Amasezerano yose yo mu ijambo ry'Imana, imbaraga zose z'ubuntu mvajuru n'ubutunzi bwose bwa Yehova byaratanzwe kugira ngo tubone agakiza. Mbese murabyumvise? Ubuntu mvajuru, imbaraga mvajuru, ibintu byose Imana yarabiringanije kugira ngo tubone agakiza. Ndashimira Imana ko yaduhaye agakiza binyuze muri Yesu Kristo. Uyu mugoroba niwe twamamaza. Niyo mpamvu dufite amagambo menshi yo gushima Imana. Niyo mpamvu buri wese umuhaye umwanya ngo nashime, nta nubwo yabona umwanya wo kuvuga ibintu byose Imana yamukoreye. None rero ngewe ngize umugisha wo guhabwa uwo mwanya, muri mufashe dushima Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, nuko rero byaratanzwe ngo tubone agakiza. Uko niko Henoki yagendanye n'Imana, kandi Imana yamuhaye ubufasha igihe gikwiriye gisohoye. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, mu gihe wumva ko utihagije, Yesu ashimwe. Aba twari turi kumwe ubushize twarize ngo si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka w'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Uwiteka aravuga ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga. Ntago amaboko ya Zerubabeli ariyo yagombaga gutsinda konyine kwari gushingiye ku Mana y'Abisirayeli. Imana ihabwa icyubahiro. Aho twabonye amagambo avuga ngo wa musozi munini we wiyitiki imbere ya Zerubabeli. Imana ihabwa icyubahiro. Natwe rero ibiri imbere yacu bihanganye natwe, Imana izaduha intsinzi, ihabwa icyubahiro. Mu gihe twumva tutihagije, narababwiye ngo imbaraga zanjye, umwuka wanjye mfite, igihagararo mfite nta kintu cyamara, ntabwo nihagije. Ariko mu gihe ndi kumva yuko ntihagije, rero kwihaza kwawe kuzaba muri Yesu. Ngewe kwihaza kwanjye nta handi kuri. Kwihaza kwanjye ni kuri mu butunzi naba mfite. Kwihaza kwanjye ntago kuri mu cyubahiro naba mfite. Kwihaza kwanjye ntago kuri mu bitabo byinshi mfite. Kwihaza kwanjye gushingiye muri Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, kwihaza kwacu gushingiye muri Yesu. Nitwitega ko inama n'ubwenge byawe byose bizakomoka ku bantu bapfa kandi bagira iherezo nkawe, uzabona ubufasha buturutse ku bantu gusa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nushaka ku bwenge bwawe, ugashaka yuko inama zawe abantu bakugira inama, ugashaka umushinga ugiye gukora ugashaka kugisha inama gusa ku bantu bapfa bameze nkawe, icyo uzabona ni ubufasha buturuka ku bantu gusa. Ariko ndashimira Imana iyi Zaburi dusomye ngo nzakwigisha nkwereke inzira ukwiye kunyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Bana b'Imana, muri uyu mugoroba ndabifuriza ngo ijisho ry'Uwiteka mureke ritugumeho. Nsoza rero nsoreza ahangaha. Mbese ni izihe mbaraga zisumbyeho umuntu yakenera ziruta kuba afite umurongo umuhuza n'Imana itagira iherezo? Mbese hari izindi mbaraga zatuba bugufi tukumva tunyuzwe? Ntazo rwose. Imbaraga twakumva zidufubitse kurenza izindi zose ni imbaraga z'Imana isumba byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri uyu mugoroba Uwiteka abarebe neza. Uwiteka abamurikishirize mu maso he. Uwiteka abaha amahoro, kandi ijisho ry'Uwiteka rizatugumeho mu izina rya Yesu.